miliyoni zirenga 100 bigibuza baravuga bati twashaka miliyoni 120 kugira ngo dusohoke mu bibazo kugira ngo dusohoke muri ibi bibazo ariko habanje kuboneka miliyoni 21 zikira 22 za mbere zo kubanza kwishyura rotifi kugira ngo atekerezwe n'umutozo umusimbura izo zishobora ngo no gutangwa uyu munsi cyangwa se bitarenze nyine tariki ya 15 izo bavuze bati uko byagenda kose tubanze tubikure mu nzira. Ayo mafaranga rero niho Jean Fidel yababwiye ati nk'abantu b'abagabo nyabuneka twihubuka ngo dukoteje amafaranga turi batatu biraza gukereye umwuka mu budasanzwe. Jean Fidel yangaga gukereye ikintu cyitwa ishyamba ryabo yo kuba ngo bari kumwe na Sadati na Tadeyo bagiye kurwanya Muvunyi n'abandi bati tubikore mu buryo bwiza. Jean Fidel yasabye Tadeyo ko bitarenze ibyumweru bibiri ari buze kuba yamaze gukora invitation agiye gutegura icyitwa fundraising. Nicyo yamubwiye yavuze ati gendemera gutanga amafaranga yanjye kandi afatika. Sadati nawe yemeye gutanga amafaranga yiwe afatika ariko Jean Fidel yabasabye ko amafaranga batayatangira aho ngaho batiyemeza ngo duprijinze ngo gutanga aya mafaranga ngo dutanza aya naye birasa n'ishyamba ariko aho ni mu gihe cyo gukemura ibibazo mu buryo burambye. Yaba turi kuvuga inkuru ngo batanze ngo miliyoni 60 na zingahe abandi nabo bari kumva contre attaque bakoze. Jean Fidel nk'inararibonye yababwiye ati nabaye muri cyamba n'ikintu kibi oya je nabaye muri iyi situation urabizi ko ajya gukoresha amafundraising abayamuha bakamubesha abandi bakayamu ariko mu byo yabonye agakemura ikibazo mu bushobozi yabonye ariko nkawe azabarebe yabanye nabo bimfura bashobora kuba bafasha Rayon Sport muri iki gihe yajyaga yitabaza ariko nabariya naza kubareka sibyo yego kandi ariho ngiye kugera ahubwo ngiye mbere yuko ukomeza ikibazo mfite ni iki ngiki aya mafaranga noneho ya rotifi ari yakenewe cyane kwikubitira kugira ngo ayo kuzakemura ibibazo by'abandi ayabumvikanye ko pembene hari uburyo bagiye kuyashaka uyu munsi bashobora kuza kuyamuha aramezane we ikibazo nicyo cy'uruhare rundi depoza kuri konte basanzwe bamuhemberaho kikava mu nzira abanyamategeko niyo nama babagiriye kandi abo banyamategeko bagiye mu manza nyinshi ubwo uyabana banagane na rotifi bamubumvisha ibitekerezo byewe baricaranye nawe ibyo bugurira mu Rotifi afite ibirego byinshi yagenda akakujonyeka ariko umuhaye amezi biri mu masezerano ni nko kumwirukana nyine ariko yego nicyo Rayon Sport wujuje atatu umwana ikirarane cyawe bigaragara ko bigera mu kundi kwezi kwa 10 uramuhamagara amuga ati ibisabwa yabitandukane ngaya ukirane cyawe cy'ukwezi ngiki sibyo mugabo we rero ducane tutandukane neza mu mahoro ibya bubu ni wenda nabamushuka uzavuga ati bara ni ibyabo by'abareyo by'amashyamba nubyanga turakurikiza Ferwafa procedure bahamagare abayobozi bwa Ferwafa babwira ati umutoza dore bimusabwa muri contrat y'ibyanditse nibi nibi twabimuhaye twabimuhaye mudufasha kuko ubwo nabo bahita bamurega ubwabo ko yanze gusesa amasezerano mu byerekeye biri muri contrat kandi kontra ubwayo irabivuga birabanye abategeko babagiriye inama ushize y'amezi 3 yanditse muri contrat ukamushyira mu mushahara kwe kwa kwezi sibyo wowe uramurega noneho urumva yego kwanga kubahiriza ibiri muri procedure ya contrat kuko nagagarurira amafaranga yawe nayagarura urumva wowe uragaragara ko historique umuhaye amafaranga uzabyerekana mu rubanza aho kanya rero bahita bamuregabo sibyo kuyanze gusesa amasezerano akomeza kwihambira ku ikipe kandi muri contrat yanditsemo ko mu gihe impande zombi zishatse gutandukana zihabwa amezi 3 ari muri contrat n'ibirarane by'ibishahara ukabona nta mushahara. Ikibazo rero ni iki ngiki mutangazaji ntabwo uretse gato niyo mpamvu abanyamategeko bari mu kubwira Rayon Sport ati gerageza bigera. Con Herbalife, descubre cómo generar ingresos adicionales desde más de 90 países alrededor del mundo. Diseña tu camino y construye. Nibyo Rayon Sport bakakanya iri mu gutekereza kwera abanyamategeko. Dore rero ikibazo ni iki ngiki Faustin. Nuko ubitwarire rimwe. Nuko nujya kureba ku ruhande rwa Rotifi ndetse na Buboni ntabwo ari imbaraga zabo ahubwo ni za kote ebyiri z'ubuyobozi bwa Rayon Sport zishirishana mu bihombo kuvuga ngo
nimukomeze mubananize bo batanga ayo mafaranga yo kundi kwezi batitaye ku gihombo bari gushyira muri equipe kandi bavuga ko bayikunda. Icyo nicyo ngiyeho rero. Ubwo urumva Rotifi afite abari kumwumvisha ko Tadeo agomba kuva ku buyobozi. Yego. Nibagaruka ku buyobozi baramusubiza mu nshingano. Tadeo rero muri iyo nama yari ari kumwe na Jean Fidèle ndetse na Sadati wa batatu. Tadeo yavuze ati mwabagabo mwe mwayoboye Rayon Sport. Jean Fidèle wayoboye Rayon. Sadati wayoboye Rayon. Atari kishyamba cyangwa se abo numvikana nabo barakomeye. Njye sinyifite ubushobozi bwo kujya mu maso yabo mbasaba amafaranga kuko ndanabizi ko ari bo wenda bihisha inyuma yibi by'uyu mutoza. Ndimo ndakotinga inasi zanjye ibyo zambwiye muri iriya nama. Ambwira bati Jean Fidèle rwose yagaragaza Tadeo yagaragazaga ko abo bahanganye Sadati nabonye yasubije Lorenzo ambwira ati ni inama yo kunga ubumwe bw'abariyo. Kunga ubumwe ni nacyo tugiye guhita tujyaho. Sadati rero nawe yunga mu rya Jean Fidèle. Sadati aravuga ati mw'abantu mwe ibi by'ishyamba tuzaho byatugejeje. Bamwe birukanwa bamwe bahagarikwa. Ibi nibijya kumvikana ko turimo turahangana n'abanda bayoboye barimo ibice bibiri ari uruhande ruri kuri Tadeo urundi rukajya kwa Muvunyi. Ibyo muzi inama twakoreshejwe muzi byatubayeho. Jean Fidèle rero yabasabye iki nk'umusaza nk'umupapa mukuru rwose navuga ko yanabarushije amanota mu miyoborere byibuse niwe bari mu gushima kurumva. Jean Fidèle yababwiye ati mutegure fundraising maze we Tadeo Twitter ya Sadati naguhaye ahita yidushyiriraho we twagira Yezu Tade tegura za invitation bisanzwe bazitabire cyangwa babisibure mu buryo bwanditse. Uzagenda uyishyikirize Muvunyi watuma intumwa yawe uyishyikirize Gashinya uyishyikirize Prosperi buri wese uyishyikirize Rwagacondo n'abandi bidasa naho ari ukubashyira ku ruhande kuko Jean Fidèle wanavugaga ati hakenewe ubumwe bw'abareyo ntabwo hakenewe gucagagurana. Ni nabyo ubona ko Sadati yahise kotinga cyane kuko ubona ko umusaza nka Jean Fidèle yabagiriye inama yabahaye inyunganizi z'imikenewe. Nka Tadeo ashaka kubitwara muri angere timbonye abanshyigikira kugira ngo mpangane nabariye ariko buko baje kumushyigikira si hangana. Jean Fidèle yavuze ati tugushyigikire yego Tadeo tugushyigikire ariko tuje guhuza kubaka abana gutandukana. Uyu Jean Fidèle ntabiyobowe ko batamwemeraga. Sadati ntabiyobowe ko batamwemeraga ariko nk'inararibonye bazi ibyo banyuzemo nk'abarezi bazi n'ibyo ikipe iri kunyuramo ntabwo ikipe ikikeneye ari uko bacagagurana. Jean Fidèle rero yababwiye ati twashyize hamwe Tadeo utishyiramo ko tuje kugufasha kurwanya guhangana. Oya Jean Fidèle yabimubwiye Tadeo ntabwo tuje kugufasha guhangana na Muvunyi tuje kugufasha ahubwo ko mwakorana n'ibyo murimo bikajya ku murongo. Ibyo ni ibyiyumviro byabo mu gihe abandi bo bari gutekereza ko ubwo buyobozi bwa Tadeo haburi igihe ngo babukureho bagashyiraho na garanti yuko umutoza watazava mu nshingano ahubwo bifuza kumugarura mu nshingano. Urumva bazahuriza he Faustino? Urwo n'uruhande rwa Jean Fidèle nk'umuntu yinuri Fidèle ukeneye yuko ibintu bigira umurongo ukeneye yuko ayo mahane cyangwa uko gucagagurana mu muryango wa Sport bivamo. Ariko se mugiye kuri urwo ruhande Twitter ya Sadati tuyicishemo n'amaso mugiye ku rundi ruhande azajya unayidusomera mbere yuko nkomeza reka ubanze icyo yavuze yasanze Lorenzo yanditse ku nama bere hano hishwa n'ibyo Lorenzo yavugaga. Aravuga ati guhura si inama ahubwo ni uburyo bwo guhuza abantu kugira ngo haboneke umuti uzatugeza ku musaruro. Hagomba kubaho ubumwe ni nayo nzira yonyine ishobora kutugeza ku ntsinzi. Itavuga ati Anjango Lorenzo urumva nta muntu urasa kubahuza ahubwo arabunganira abwira Lorenzo ati ingingo wavuze haruguru wenda ibyo n'ibindi ndabona bidahuye. Oya nabyo bishyiremo ati ingingo wavuze haruguru ibindi ariko si yayiteretseho wayimuhaye ingingo wavuze haruguru ntazaganiriweho ahubwo ubumwe nibwo shingiro yo gusangira
agafanta yewe nukomeza gutunga itoroshi ukabikora neza uzabona n'abandi dusangira kuriya uwavugaga ubumwe bwacu intsinzi zisukiranya nicyo yasorejeho. Okay. Aha rero kurumva ko nawe bumwe yagiye kavuga ntabwo twakoze inama wari uri mu nama urumva ko ibyo avuze nari nabonye iyo Twitter yese ariko kuwanyihereye amakuru uri hafi yabo bantu yambwiye ko umuntu wensisitaga kuri iryo jambo ari uwitwa Jean Fidèle. Yego tubwizanye ukuri mutangazaji uwitwa Tadeyo ari muri position yo gushaka bajya ku ruhande rwe. Yego uwitwa aba bamuvunyi nyine nabo bashaka bajya ku ruhande rwabo kuko narababwiye ni hano ku isibo ntabwo uzumva ngo uruhande ngo rwa Tadeyo urwa Muvunyi uruhande n'ururebwa Rayon Sport ibyiza byagenda gute. Tadeyo nawe ari muri position yo guhamagara abantu kugira ngo yumve ko hari ababa bari ku ruhande rwe. Yego ibyo tutanabeshye umuyobozi wese usumbirijwe no kwisi oya niko n'ubuyobozi bugenda ushaka ingufu uzumva igihugu gisumbirijwe yagiye kuvunyisha avuga ati barunaka mumbe hafi sinorohewe bitewe n'abahanganye nabo. Ariko kadire yabazanyemo Jean Fidèle nk'inararibonye ntago yabimwemereye njya sinja mwihangana. Sadat nawe aratuje ariko nawe urumva arashyigikira ariko amaze iminsi yabibabwira nawe na muri ya nama wibuka ya mavideo ya Marite yabafashe Sadat aramubwira ati sindi Sadat wa kera urumva jewe nabinyuzemo nabizi yakundaga ihangana yego wa mugani ari Sadat wa kera twakabaye twumva ngo baraye batanze amafaranga avuga ati ndanyashyizeho duhangane agahita akora na tweet Sadat akavuga ati bariya nta kigenda ariko Sadat se wa wundi ariko n'ikimenyi n'ikiza cyabyo bahuye n'umusaza w'inararibonye. Ikindi cyagaragaje Sadat nyuma yo kwandika amabaruwa cyagiye Tadeyo amusubiza ntabwo yabigize beef kurana ko afasha Tadeyo no kuri ikipe aza kuyibamo inyuma ndetse n'amaprime arayatanga nawe urumva na Skybox arayigurira na sezo y'umwaka barayiguze urumva. Sadat ntabwo ubona gakiri wa wundi wa kera w'amarere ushaka kuza guteza ikibazo muri Rayon Sport nawe yabonye ko uko gucagagurana uko kurwana ntacyo bigeza kuri Rayon Sport. Yarabonye ko Tadeyo yari umuntu wabamuvunye ariko uyu munsi ntibumvikana. Icyo wanakibaza ariko kubera iki aba bagabo batatu baraye bahuye n'abagabo bayoboye mu biragano bikurikirana harimo Sadat harimo Bwana Jean Fidèle izo nduru zose bagiye bahura nazo kandi bagiye bashyirwaho n'aba bagabo bari muri board kuko babagirira ikizere bakabashyiraho ubwo Sadat yagiyeho barimo na Tadeyo nushaka kubivuga nicyo ndi kuvuga na Tadeyo aba urebe profile zabo ziratandukanye. Yego uwitwa Tadeyo we yahoranye n'aba basaza anabana na Sadat aza kwijyana avuye kuri Sadat mu gihe Sadat nawe nta myaka myinshi yarabanye n'aba basaza mu myaka ya mbere yagiriwe icyo cyizere bahita bamugirira icyizere ariko Tadeyo abo basaza we yabanye nabo no mu kugaruka babigizemo uruhare ukibaza impamvu rero buri wese Tadeyo rero mu kujya kubiyambaza ndaguha urugero ni nk'uko igihugu cyajya kwiyambaza ikindi kivuga kiti ni mudufashe muduhe intwaro urumva mutangaza muduhe ubufasha twivune wenda uriya mwasi ariko ikindi gihugu kikaza kibabwira kiti nyamara twebwe icyo tuje kubafasha ntabwo ari ukurwana tubaha intwaro wenda turazifite icyo tuje kubafasha mwakwiyunze. Tanga urugero rwa Israel ejo bundi yabyabizira bagiye muri Qatar bajya kubungirayo. Jean Fidèle ntabwo yazanye intwaro ntabwo yaje kuvuga ngo we Tadeyo nje kugufasha guhangana na Muvunyi. Jean Fidèle yaje kumufasha ati ahubwo se mwese ko muri abareyo nimwatanga amafaranga afasha Reyo twakwiga uburyo twashyiraho amategeko n'ubwiyunge n'uburyo bwo gushaka igisubizo kirambye. Niyo mpamvu yavuze ngo Tadeyo niyo wayobora iyi Reyo niyo twagufasha gukemura ikibazo cy'uyu munsi tukagufasha gukemura ikibazo cya Rotifi tukagufasha gukemura ikibazo cya Durayijaro tugakemura ikibazo cya Robert ibibazo bizabirangiye ariko nta bakinnyi ugira kandi ukeneye abareyo nta zindi kompanyi wabonye zishyiramo amafaranga. Aha rwose nahaye amashyi umugabo bita Jean Fidèle witsa ku ijambo ubwiyunge ntabwo yaje ateranya ajya ku ruhande ngo mfashe
ubu yaba turi kumva inkuru ngo bahanye amafaranga ngo bakoze amakontribisiyo, urundi ruhande na rwakura ibindi nubwo yari yatanze inama ku ruhande rwa Tadeyo, ariko ku rundi ruhande bakaba barazwi ishinga no gutekereza ngo iyi komite turayisesa turayikuraho, n'umutoza Rotifi wikwemera aya mafaranga bari kuguha turakwizeza umurimo urasubizwa mu nshingano. Ibi byo biraza kugenda gute? Biraza gusaba imbaraga zingana gute? Ese Jean Fidel we baramwumva ku buryo natera niyo ntambwe akajya kubumvisha yuko ubwo bwiyunge bukenewe, uko gushyira hamwe gukenewe, biraza kuba igisubizo? Igisubizo ntabwo uko mbibona ntabwo biteze kubyakira neza. Yego, icyambere cyo bo angere babifatamo Twitter ngiyo yayishyizeho, angere bo bari bufatemo barabifata ko uwitwa Tadeyo yagiye kwiyambaza Sadate na Jean Fidel kugira ngo babarwanye rwose completely. yego, kubera ko tutabeshyanye ntibigeze bemera ibya Sadate na Jean Fidel nubwo yagiye, ariko nawe ntibemeraga ibyo akora nubwo bavuga bagezeho nyuma. ni nayo mpamvu abagabo batatu bigendanye n'intambara barwanye cyangwa ibibazo bagize rero kubona niyo mpamvu banishyira hamwe bari buze gukora bakongera imbaraga zo kumvisha uwitwa Rotifi ko nta hagomba kujya, ari bujye gutanga ikirego, ari bunanizereyo. Uraza kumva kampeni wumve cyane Bubuni mwitangazamakuru rikorana nabo uryumve abashyigikiye cyane, ibyo byo turaza kubyitega. Ariko umujyo Jean Fidel abishyiramo simamya ko nizo mutangazaji urambwira wenda uko bazi ubakurikiye igihe izo invitation zivugwa Jean Fidel avuga zo kubasaba ubwo bufasha Tadeyo yakiyoboye baraza kubyakira, ntibari butekereza ko ari kumutiza amaboko. Urabizi ko bari mu gutegura bo inama y'ibaruwa itumira Assemblée Générale, sibyo? Ku ruhande rwa bodi idasanzwe hariko hakaza umugabo hagati yabo w'ikirumira habiri udashobora kumenya ahagaze, sibyo? Nubwo bodi iri hariya irimo Umurenzi, irimo Muvunyi, irimo Rwagacondo, hakaza na komite ya Tadeyo wenda iriho Prosper na Gacinya bashobora kugenda bakiyunga nabo kuri bodi.